Nongeye kubasuhuza mbifuriza n'ikaze kuri channel yacu Update Trends. Mukomeze kugenda mugubwa neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Muri rwa rugendo rwacu ko kugenda tubamenyesha byinshi mutari muzi cyangwa se mushobora kuba mufiteho amakuru adahagije. Uyu munsi mwakomeje kugenda mubona abantu benshi bagiye batandukanye bapostinze ngo Happy Diwali. Ushobora kuri kwibaza ngo ese Diwali ni iki, ese bibera hehe, ese bisobanuye iki? Niyo mpamvu akanya nje kugira ngo nkumara amatsiko ubashe kubasobanukirwa ese Diwali ni iki. Ubundi Diwali bivuga urukurikirane rw'amatara. No munsi mukuru ukomeye mu idini rya Hindu ariko unizihizwa n'abasiki, abajani, abajayani ndetse n'ababuddhisti bamwe. No munsi w'umucyo utsinda umwijima, ikiza gitsinda ikibi no kuri gutsinda ibinyoma. Ubundi uyu munsi nakomeje kugucanga umunsi wizihizwa n'abahinde kuko aya amadini bavuze yose hejuru na amadini cyane cyane akunze kuboneka mu Buhinde. Mu Buhinde habamo amadini menshi kandi muri make ugasanga yose agiye afite imyizerere igiye itandukanye, ku buryo ki ushobora kuba wabitegereza udashyize mu bushishozi ukabasha kuba wagira ngo abantu ntabwo ari mu gihugu kimwe. Aka kanya tujye kureba ese Diwali yizihizwa ryari. Diwali yizihizwa mu mezi ya Gashyantare no Gushyingo bitewe n'ingengabihe y'Abahindu. Bo babyita ngo mu kwezi kwa Kartiki. Diwali imara iminsi 5, buri munsi ufite insanganyamatsiko n'igisobanuro cyawo. Umunsi wa mbere bawita Dhanteras, umunsi wo kugura ibintu bishya, zahabu cyangwa ibikoresho byo mu rugo. Umunsi wa kabiri bawita Choti Diwali, yibukwa intsinzi ya Krishna ku mwami w'ikibi Narakasura. Umunsi wa gatatu bawita Diwali, umunsi nyamukuru wo gusenga Lakshmi, imana y'ubutunzi n'amahirwe. Umunsi wa kane bawita Anakuti, yibukwa igihe Krishna yakoreye abantu abakingira urufatiro rwa Govardhan. Umunsi wa nyuma ari na wa gatanu bawita Bhai Dooj, umunsi wihariye wo kwishimira urukundo hagati y'abavandimwe. Iyo ni iminsi 5 twari tumaze kubona Diwali yizihizwa, kuko hejuru batubwiye ko Diwali ubundi yizihizwa iminsi 5. Ese akanya ushobora kuri kwibaza ngo byizihizwa bite? Abahinde basukura amazu, bagacana amatara, bagaturitsa ibisazu cyangwa se nk'ibyitwa nka bya fireworks, bagatanga impano, bagasangira n'imiryango. Ni igihe cyo kwerekana amahoro, urukundo n'umucyo. Urumva ko nubwo tuba tutabisobanukiwe ariko urumva ko Diwali mu busanzwe ifite intego nziza. Nuko nyine aba ari imyizerere y'abandi, wenda utavuga ngo nawe ugiye gukurikiza imyizerere y'abandi, ariko urumva ko nta mpamvu yo kuba blaming hari. Noneho ariko Diwali igiye ifite ibisobanuro bigiye bitandukanye mu madini yandi agiye atandukanye ari mu Buhinde. Nko ku Bahindu bumva ko Diwali ari ukugaruka kwa Rama muri Ayodhya nyuma yo gutsinda Ravana. Abasiki bo bumva ko hibukwa igihe Guru yarekuwe muri gereza. Abajayini bo bumva ko Diwali hibukwa igihe Lord Mahavira yatanze inyigisho z'amahoro. Ababuddhisti bo bumva ko kuri Diwali hibukwa igihe Asoka yahinduye ubuzima bwe agahindukirira mu nzira y'amahoro. Ese akanya uri kwibaza ngo ese Diwali ibifite ubuhe butumwa? Diwali ni igihe cyo kumurika umutima, gusangira ibyishimo no gushyigikirana nk'abantu. Ibyo byari byinshi bigiye bitandukanye wamenya nko ku munsi wa Diwali, cyane ko ushobora kuba wagiye ubona ahantu henshi bapostinze ngo Happy Diwali. Ubundi Diwali yatangiye kwizihizwa ejo ku itariki 20 z'ukwa 10 2025. Ubu ngubu mu Buhinde bari muri periode y'ibyishimo bidasanzwe, kuko no umunsi wabo bizihiza ndetse banakunda bigiye bitewe n'idini amadini bagiye babarizwamo. Soreje ahangaha mukomeze kugira ibihe byiza. Nimba ikiganiro wagikunze wakanda like cyangwa se
ukagisharinga n'abandi wumva wifuriza kuba bamenya ubu bumenyi. Kandi nimba utanakora subscribe, musaba kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro bizaza. Murakoze.